bakunzi ba filime z'igihinde by'umwihariko za filime z'urukundo, hari filime muri iyi minsi iri ku bice bigacika. Ni filime bita Sayala. Ni filime rero y'igihinde nyine nkuko nari maze kubikubwira, ikoze mu buryo bw'urukundo cyangwa se bwa buryo buri romantique. Ni filime tugiye kwinjiramo tukarebera hamwe, nkamanza nkayikubwiraho gake gake, noneho wakumva uyikunze cyangwa se wakumva uyishatse ukanyandikira kuri WhatsApp. Nimero ni 0757279056, hanyuma ukanyandikira kuri WhatsApp nkayiguha. Mu gihe utumvishe rero izi nimero wagira muri description y'iyi video, maze izo nimero niho ziri. Sasa reka mbaze nyukunyiremo muri makeya kugira ngo nyine ubanze wumve ikintu yibandamo cyangwa se ubanze wumve uburyo ikozemo. Ni filime ubundi dutangirana n'umukobwa uba warigiye ku rukiko cyangwa se ku murenge bagiye gusezerana n'umusore, ariko uwo musore we aba ataragera ku murenge, umukobwa yahageze kare, umuryango wamaze kuhagera na pasiteri uba ugiye kubasezeranya yahageze nyine, ubona ko ari umusore ubura kugira ngo baze basezerane. Ariko ako kanya uwo mukobwa ahita bamuhamagara, yareba agasanga nyine ni izina rya sheriwe, akahita amwitaba ati se ugezewe ko mbona abandi bose bahageze ngo dusezerane. Umusore ahita amubwira ati ubu none ndi ku kibuga cy'indege, ngiye Dubai, ngiye mu bijyanye n'akazi, wihangane ubu simbashije kuboneka, kandi uwo nguwo niwe munsi bagakwiye gusezeraniraho. Bari bageze mu rukiko nyine kugira ngo basezerane. Umukobwa bari ku rukiko akamubwira ati nta kibazo, ubwo ari inyungu z'umuryango, amatariki yo kusezeraniraho cyangwa se amatariki yo kugira mu rukiko turayahindura, maze tuzashyire umunsi waba waje wavuye muri ako kazi. Umukobwa ahita abaza umusore akamubaza ati se ahubwo uzagaruka ryari ngo urumve amatariki mvuga tuzakoreraho ubukwe? Umuhungu ahita asubiza umukobwa akamusubiza ati ntabwo nzagaruka. Ahita abaza umuhungu akamubwira ati se ni ukubera tutazagaruka? Umuhungu aramusubiza ngo nabonye ni mukobwa, kandi uwo mukobwa niwe nkunda kurusha wowe. Umukobwa arabyumva akababara, isi ikamwikaragiraho, bikarangira aguye igihumure akagwa hasi, aza kurangira bamujyanye kwa muganga. Batwereka sasa hashize amezi 6 ibyo bibaye. Wa mukobwa aba yaragiye yarihebye, yaranze ubuzima bwe nyine, nawe yariyanze, ari umuntu wagiye akaca mu bubabare bwinshi cyane kubera nyine umusore yamukatiye bageze mu gihe cyo gusezerana cyangwa se bageze mu rukiko. Umukobwa byaramugoye nyine, ubuzima bwaramugoye bikomeye cyane, kugeze naho nyine ubwe yiyanze, akajyanga kurya, akiyicisha inzara. Nyine babigaragara ko ari umuntu wiyanze, ari umuntu wakomeje kwibabaza muri ayo mezi 6 yose abashize wa mugabo we amukatiye, kugeze naho nta wundi musore cyangwa se nta wundi muhungu baba bagakundana. Ariko umuryango we ukomeza kumuba hafi, ugakomeza kumuhumuriza, akamubwira ati rero ibi bibaho mu buzima, niyo mpamvu uba ukwiye kwihangana mu gihe bibayeho, ugashaka uburyo wabivamo, ukareka gufatirwa muri ibi bintu. Umuryango we, mama we ukomeza kumuba hafi, umugabo papa we nawe agakomeza kumuba hafi, ariko nyine biza kurangira wa mukobwa atangiye kugira akabaraga cyangwa se atangiye nyine kuva muri uko kwiheba aba arimo, none agatangira nyine gushabuka, agatangira kuba umuntu muzima sasa. Ariko uwo mukobwa wundi muri ayo mezi 6 aza kugiramo ikibazo, agatangira nyine ngo kugira amazenda. Murabizi amazenda ni kwa kundi nyine umuntu ashaka kwibagirwa akantu gatoya kandi nabwo mu gihe gitoya, ugasanga nyine yicaye nk'ahantu hasize telefone, abuze ahantu telefone yashyize kandi nyine ari we wayibitse, ugasanga abuze nk'urufunguzo ahantu runaka kandi ari we wari washyize. Nyine ayo niyo bita amazenda. Sasa uwo mukobwa muri ayo mezi 6 kubera no guta umutwe, kubera gucanganyikirwa, atangira kugira utwo tubazo two kuzana amazenda, two kubura nyine ibintu ahantu yabikize. Sasa batabatwereka rero umukobwa ajya gushaka akazi ahantu mu ka societe nyine k'abanyamakuru, ahantu mu gasosiyete k'abanyamakuru, akagerayo akabanza bakamuganiriza. Sasa kugira ngo babanze kumuha akazi baramubwira ati ugomba gukoresha interview n'umuntu w'icyamamare cyangwa se n'umuntu nyine w'icyamamare kugira ngo tubanze turebe nimba koko ushobora kuba wakoresha interview n'umuntu urenze. Umukobwa ariko arababwira ati ngewe ubundi ntabwo ari icyo nashakaga, ngewe icyo nzi cyane ni ukwandika. Ubwo hari kwandika indirimbo, hari ukwandika inkuru, hari ukwandika ibintu byinshi cyane. Nyine murabizi ko ukwandika aba ari impano y'umuntu koko. Ngo uyu mukobwa aba yarabonye impamyabumenyi mu rurimi rw'igihinde. Ni kwa kundi nyine natwe ushobora gusanga hari umuntu waminuje ururimi rw'ikinyarwanda, nawe rero aba afite impamyabumenyi mu rurimi rw'igihinde. Rero we arabwira ati ngewe ikintu nkunda cyane kandi nzi cyane ni ukwandika. Ibyo byo gukoresha televiziyo, ibyamamare, ibintu nk'ibyo ntabwo mbyisangamo. Abakoresha rero baramubwira ati ayo niyo mahitamo yonyine ufite, nimba ushaka akazi urabanza ugende ushaka icyamamare ukoresha televiziyo, nitubona ubizi turaguha akazi muri iki kinyamakuru cyacu. Ako kanya muri ako gasosiyete k'abanyamakuru hahita hinjiramo igisore kimeze nk'ikirara, kikata kinjiramo sasa, kikaza kivuga ati umuyobozi w'iyi kampani ninde. Umuyobozi nyine akivuga, agatangira akagenda akamukubita bikomeye cyane,
abari abanyamakuru bandi aho kugira ngo bamukize bagatangira gukoramo telefone. Murabizi n'icyo gihe tugezemo, babishakira ama views, babishakira ati inkuru irashyushye. Umusore akatangira kumbwira ati amazina yanjye banyita Krish Kapoor, ndi umwe mu bantu bayoboye iyi bande y'umuziki mukunda gukoresha interview, ariko akugira ngo mukoreshe abantu bazi, akugira ngo mukoreshe interview abantu bazi kuririmba cyangwa se abantu bazi kubyina cyangwa se abantu bazi gucuranga, ahubwo muragenda mugakoresha interview umwana w'umukire uba muri iyi bande dukoranamo. Ndagira ngo rero ibyo bintu bihindure, nutabihindura ibyo bintu biraza kuba bibi. Nyine bivuze ngo uwo muhungu abona umwana wo mu bakene ariko ufite impano yo kuririmba, ariko we nta interview abona, cyangwa se iyo bakoze ikintu cy'igitaramo bakoresha umwana interview wo mu bakire gusa. Abo b'abakene bakabihorera, bavuga ati umwana wo mu bakire nyine niwe ugomba kuzamuka, niwe ugomba kwamamara. Umwana wo mu bakene rero biramubabaza, akaza kuri icyo cyicaro cy'abanyamakuru ahantu bakoresha mu interview byamamare, akaza nyine guteza akavuyo bikomeye cyane, nyine bikaza kurangira akubise n'uwo muntu ubuhagarariye iryo shami ry'abanyamakuru. Sasa akata yisohokera. Ariko tugerageje kwihuta ubundi mu banzi bakomeye bafite urwego rukomeye nyine mu gihugu baba bamwita Prince, aza kubona iryo tsinda akumva nyine rifite amagambo meza, rifite uburyo rikoramo neza, ariko nyine bo baba barabuze ikibamotiva cyangwa se ikibatera inkunga kugira ngo bamamare. Sasa uwo Prince atabwira manager akamubwira ati ngewe nshakira umuntu unyandikira indirimbo nzakoresha muri iri hangana ryanjye cyangwa se muri Iwacu Muzika Festival, reka bari byo nkoresha. Manager aza kureba uwo musore wo muri iyo groupe, kuko niwe bari umusore ubundi wandika indirimbo bakanaziririmba, abandi bakamufasha, ariko bamufasha hakaba harimo undi mwana w'umukire, rero akaba ari nawe byitirirwa kenshi. Uwo nguwo wandika unaririmba unacuranga byinshi, we navugwe ahubwo akavuga uwo mukire uko nyine ushoramo ibiceri. Sasa manager aza kureba uwo mwana w'umukire akubwira ati ngewe rero ndashaka ko unyandikira indirimbo, ugazana nyine na wa muhanzi Prince, mubwira ati ndashaka ko unyandikira indirimbo, nakumva ari nziza nkayigura, noneho rero sasa tugapanga zero nyine nkayigura nkayiririmba, wowe nkakwishyura gusa. Umusore aramubwira ati ngewe akugira ngo nkwandikire indirimbo nyiguhe umembe gusa, ahubwo ndakwandikira indirimbo nyiguhe ushyiraho credit z'uko ari ngewe wayanditse, uzankoresha uri muri video uzakora, nyine mbega dukorane collabo, nandike indirimbo nyiguhe uyiririmbe, ariko nyine ibindi byose dukorane collabo dukorane. Byumvikanisha neza ko nyine umusore Chris we abashaka kwamamara, nyine akava mu bukene bukomeye abarimo kugira ngo nyine yiteze imbere abicyamamare, atangire gukora umuziki we nyine atuje fresh. Umusore aza kubona agenda nyine y'uwo umukobwa bagendana, kubera nyine abafite ka kabazo ko kwibagirwa utuntu duto duto. Iyo abonye akantu gashyashya cyangwa se akantu agomba kuzibuka akandika muri iyo jenda kugira ngo nyine atazakibagirwa. Sasa umusore aza kubona iyo jenda y'uwo mukobwa, kaza kubona ko umukobwa nyine ashobora kuba azi kwandika, ariko umuhungu nawe azi kuririmba cyane, nyine aba ari umuhungu azi kuririmba cyane. Sasa bagatangira kwegerana, bagatangira kugirana ubucuti, umukobwa akajya yandika indirimbo akaziha umuhungu akaziririmba. Uwo musore aba yifitiye urumoto akajya atwara umukobwa akamucyura akanamuzana ku kazi, nyine bakandika indirimbo kugira ngo nyine bazayihe wa muhanzi Prince maze babahe ibiceri. Sasa ariko uwo musore aba afite papa we wabaswe n'ibiyobyabwenge w'umusinzi cyane, aza kumubona mu muhanda ari kugenda nyine agwirirana, imodoka zishaka kumugonga, ariko nyine polisi ikatimufata ikaza kumuzanira uwo musore akiri kumwe n'uwo mukobwa, amubwira ati rero papa wawe aba ari guteza ibyago mu muhanda, nitwongera kumubona ari guteza ibyago mu muhanda tuzaza tumufunge nawe tugufunge. Sasa uwo muhungu nyine ubona ko afite ibyago byinshi nyine, papa we amutesha umutwe, papa we nyine ubona ko ari umuntu nyine wabaswe n'ibiyobyabwenge cyane. Umuhungu nyine arababara, wa mukobwa agatangira kumuba hafi nk'umuntu wese nyine wababaye, ariko nyine bose mu by'ukuri bose baba bafite agahinda. Umukobwa mwibutse aba yarabuze umukunzi we bakundana igihe bari bagiye gushyingirwa, ndetse uwo musore nyine we aba afite ibibazo bisanzwe by'abakapo nyine cyangwa se by'abajama. Papa we nyine aba ari umusinzi, ariko ngo kugira ngo papa we abe umusinzi aba yarabitewe n'uko mama we aba yarapfuye, cyangwa se mama w'uwo musore cyangwa se umugore w'uwo musaza aba yarapfuye, akaza kwiheba maze nyine agatangira kunywa inzoga nyinshi kugira ngo ashake uburyo yakibagiza uwo mugore we wapfuye. Sasa nyine ubona ko kunywa inzoga byaturutse mu kubura sheri we cyangwa se mu kubura umugore we ari we mama w'uwo musore. Sasa nyine barabyumva, umukobwa ari umuhungu bagatangira kubana hafi, bagatangira nyine guhozanya, birumvikana bose bagize ibibazo bagatangira kuganira. Noneho sasa batangira kugirana ubucuti bwa hafi, bagatangira nyine gukururana ahantu hose, ukabona ko batangiye kujyana. Biza kurangira rero bagurishije ya ndirimbo bakabaha amafaranga, ariko ayo mafaranga
umusore ahitamo kuyajyana kuvuza papa we kugira ngo nyine izo nzoga yanyweye bazimumaremo. Urahize ko nyine izo nzoga bazivura, nyine aragenda akamujyana ahantu mu bitaro bakamuvuramo izo nzoga nyine kugira ngo azabe umuntu muzima. Ayo mafaranga yose arayakoresha nyine akayakoresha mu kuvura papa we. Aba ari umukene, n'uwo mukobwa ari umukene, waba ari abakene, ariko nyine bagatangira kugirana ubucuti bwa hafi, bagatangira gutemberana, bakajya bandikirana indirimbo nyine, ukabona ko ari ibintu byagiye bigakura kugeza naho babwira nyine noneho ko bakundana. Biza kurangira nyine uwo mukobwa n'umuhungu noneho biza kurangira bakundanye, ariko cya kibazo cya wa mukobwa gikomeza kuzamuka cyane cyo kugira amazinda cyangwa se cyo gukomeza kwibagirwa. Sasa uwo mukobwa aza kujya kwa muganga kugira ngo nyine ajye kwivuza kugira ngo arebe ikibazo ahantu kigeze cyangwa se uburyo ikibazo kimeze. Muganga aza kumubwira ati ariko ubundi iyi ndwara irwarwa n'abantu bafite imyaka iri hejuru ya 35 kuzamura. Rero wowe kuko waregize uri munsi y'imyaka 30 bisobanuye ko ari ikibazo gikomeye cyane, ntago tuzi cyabiteye, ntago tuzi ngo cyaturutse he iki kibazo, ahubwo ngo ni ibintu byizanye ugomba nyine kwitondera, kuko iyi ndwara ntago ikira, nta miti ihari cyangwa se nta rukingo ruhari rushobora kuba rwavura iyi ndwara. Umukobwa arabyumva, umukobwa nyine asohoka mu bitaro yihebye, ubona ko nyine ari umuntu ukomeje kugenda ubura intekerezo zibuka cyangwa se nyine ubura ubwonko bwibutsa. Sasa mu gusohoka asanga hanze umusore aribwo yari akihagera. Mu kuhagera ariko umukobwa yari afite gahunda yo kwita abwira umusore y'ibyo bibazo afite cyangwa se ibyo ndwara arwaye, ariko umusore azamubwira inkuru nziza amubwira ko bakoze indirimbo bakayipostinga kuri YouTube, none iyo ndirimbo nyine ikaba iri kugenda irebwa n'abantu benshi, ikaba imaze kurebwa n'abantu 100,000. Iyo ndirimbo nyine ikaba iri kugenda yamamara, mbega umuhungu ari kugenda nyine agera mu bintu yashakaga. Biza kurangira nyine wa mukobwa atabwiye ko arwaye iyo ndwara yo kwibagirwa, ahubwo wa musore nyine akomeza kumubwira inkuru nziza, amubwira ko nyine batangiye kuba icyamamare, batangiye kurebwa n'abantu benshi, nyine batangiye gukundwa. Ariko umuryango w'uwo mukobwa bazi kumenya ko nyine wa mukobwa afite ikibazo gikomeye cyane. Muganga ndetse yamubwiye ko bagomba kujya bamujyana ahantu hatuje, kumutembereza ku mazi, ahantu hatuje mu mashyamba, nyine ahantu henshi cyane hatuje. Bikaza kurangira bababyeyi nyine bavuze ati uyu mwana agomba kujya gutembera, cyangwa se bagomba kujya nyine bamutembereza ahantu henshi kugira ngo byibuze barebe nimba indwara ishobora kuba yagabanuka. Noneho sasa umugabo akajya abwira umugore ati reka njyane uyu mwana kumutembereza, byibuze ndebe ko umwana yazakira, byibuze akazinda kareka. Umugore nawe akamubwira ati oya, uretse akazi umuryango nyine wabura ikintu urya, reka mujyane n'ubundi njyewe nta kibazo. Umugabo nawe akamubwira ati ujyanye umwana, uyu musaza w'umutoya ntabwo yabona umuntu umwitaho mu bijyanye n'amasomo. Nyine ukabona ko ari umuryango uhuze burundu. Nyine baza kubona cya kirara cya gisori cyacu batangiye gukundana, biza kurangira bamumuhaye. Rero akata nyine agenda ajya kumutembereza. Sasa aragenda akajya amutembereza hirya no hino, bakajya bagenda bamutembereza, ariko biza kugera igihe uwo muhungu akaza kugira igitaramo kinini cyane cyari kumugira icyamamare noneho muri iki gihugu cy'Ubuhinde, nyine kugira ngo agende akitabire. Ariko biza kurangira atakitabiriye, ahubwo abwira rya tsinda rye, ya bande ye, nyine akagenda akaba ari ryo rigenda rikaririmba. Wa musore noneho agasigara nyine yita kuri wa mukobwa, ariko mu kugaruka aje kureba ahantu yasize wa mukobwa asanga wa mukobwa adahari. Bikaza kurangira nyine wa mukobwa amushakishije, akamushaka akamubura. Nubutse nyine ndi kujyana iyi filime nyicamo, iyi nkuru nyicamo kugira ngo yihute maze tujya kuyireba. Sasa bikaza kurangira wa mukobwa, wa musore nyine abuze wa mukobwa, akamushakisha kuri polisi, akabwira n'ababyeyi be bakashaka kuri polisi hose. Bikaza kurangira ariko amubuze. Wa musore atafata cyemezo cyo kugenda akatajya muri cya gitaramo na bande nyine bakata baririmba. Bikaza kurangira nyine babaye ibyamamare, indirimbo ikagenda igakundwa ku rwego rwo hejuru. None wa musore sasa akongera agataka gusubira mu byo gushaka wa mukobwa, ariko bikaza kurangira wa mukobwa amubuze. Sasa ariko nyine nyuma ku musozo w'iyi filime biza kurangira wa mukobwa, wa musore amubonye ahantu mu cyaro kure cyane, akajya kumukurikira, ariko n'ubundi asanga wa mukobwa ataribuka, nyine ataragarura za ntekerezo zimwibutse cyangwa se bwa bwonko bwibutse. Biza kurangira nyine amubonye, ariko nyine bikaza kurangira wa mukobwa atebutse. Iyi filime rero nimba wayikunze uranyandikira kuri WhatsApp nyiguhe nimero ziri muri description y'iyi video, cyangwa se nimero ni 0795272956. Uvuga ukanda follow ndetse n'iki kuri iyi nkuru, njye mwumvaga ni Topa naho ubutaha.